Aha turi ni mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata kuri site ikorerwaho ibizamini byo gutwara ibinyabiziga. Niba warageze aha hantu ukaba uhazi ukaba uri kureba iyi video, ndagusoje Uwiteka akomeze kukurinda no kukuremera amashimwe, uri umusongozi wa nyawe wageze aho bibera. Abantu bazi uyu musigiti uri munsi ya tent, hari abantu bahazi, hari n'abantu nigeze kubona, hari abanyeshuri bajyaga baje gukora ibizami bakajya kwihagarika kuri uyu musigiti bakabafata bakabaca amafaranga. Ntabwo ari byiza kugenda wihagarika ahantu hose hatemewe. Abahungu kandi nibo bakunda kubikora. Ikibuga kiba gifite ubwiherero, uba ugomba kuba zaba hari abantu benshi cyane mu kibuga, ariko ubwoba buba bwabishe ku buryo ubwoba bufata umuntu w'umugabo bukamwohereza kunyara ku musigiti. Mani mwibaza ayo mahano mujya mukora iyo mwaje mu kizami. Ubwo urumva Allah yakubabarira ukabona perimi, uragiye wihagaritse ku musigiti ugarutse mu kizami. Ubwo urumva Allah yakubabarira. Ibyo bintu ntabwo byemewe, rero ntimuzongere kubikora. Abantu rero muzi iyi site ya Bugesera ikorerwaho ibizamini byo gutwara ibinyabiziga, reka mbifurize ibihe byiza cyane. Ndashaka kubereka uburyo mushobora kwitwara mu kizami mu gihe muri iki kibuga, igihe muri mu kizami paka ushoje ikizamini cyawe, uburyo ugomba kwitwara haba mu buryo bwa discipline ndetse n'uburyo ugomba kwactinga n'ibinyabiziga biri muri iki kibuga kugira ngo nawe ubashe kuba watsinda ikizamini. Erega ntabwo buri gihe abantu batsindwa nuko bagonze, hari n'abantu batsindwa n'amakuru make bafite wenda kuri site, hakabaho n'abantu batsindwa n'utundi tuntu twinshi cyane baba bagiye batabwirwa kandi tuba dukenewe mu kizamini. Hari nk'umuntu witora akakubwira ngo none se ngo ngibonye ugiye guhagarara ngo wakongera ukegera, ngibonye ngo ugiye kugonga ngo wakongera ukegera imbere ngo ugateraho. Ibaze nyine wowe ubonye ugiye kugonga, watangiye examen, urumva ufite imitima myinshi, ugiye mu kizama ariko ufite imitima myinshi. Ubuheva araje azakurize mana yanjye aratuma nkora se sha. Okay, nari barika no kuvuga ngo rero niba uri mu kizamini mujye mwihangana, nanjye nagabara nge let's go. No kuvuga ngo niba uri mu kizamini cyo gutwara ibinyabiziga, mbere na mbere ugomba kuba utuje. Hari ikintu bita gutuza, njya mbibabwira kenshi cyane, nyine ukumva umwara kuvuga ati se watuza gute ngo kandi uri mu kizami. Urumva nyine ko kudatuza egare gutsindwa. Hari abantu bakora ikizami akagikora nk'aho ari ubwa mbere. Iyo umuntu akoze ikizamini ari ubwa mbere, iyo aje mu kizami akenshi usanga ibintu byose ari gukora nawe atazi ngo ari kubikora gute, ku buryo umunyeshuri ashobora guca nko mu makona akayacamo neza akayarenga yose rwose nta na rimwe agonze, ariko mu by'ukuri wamukuramo amabaza ntese ubigenjeje gute oya, nawe ntabisobanukirwe, nyine ntabe yagusobanurira ngo bigenze uko nuko. Urumva rero umutima ntabwo buri mu kizami. Icyo cyo ni ikintu cya mbere ugomba kumva kandi ugomba kwirinda. Ugomba gushyira umutima wawe mu kizami mu gihe uca mu makona. Amakona nicyo kizamini cya mbere dukora iyo dukora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga. Ngira ngo mbasobanurira ukuntu kategori zikurikirana muri rusange. Iyo duteraho ku makona tuba turi benshi. Urabona zino modoka ukuntu zitonze hano ku makona ku murongo, ukunguka izi modoka ubona zitonze hano ku murongo, niko n'ubundi muba mutonze mu kizami. Uri imbere ateraho agacamo, ukurikiyeho agateraho agacamo, gutyo buri muntu akagenda acamo mutuje. Urumva rero hari umunyeshuri ugera hano yabona n'ibinyabiziga byinshi bihari, yabona abanyeshuri benshi, yabona umunyeshuri mugenzi wagonze kubona agahita yumva ko nawe ari uko bigomba kugenda. Oya, urya buri muntu wese abafite ahari bugwe, uw'Imana yageneye gutsinda nawe ari butsinde. Niko babiri bugende. No kuvanga ikintu ugomba gukora hano rero we nugerageza guturisha umutima wawe. Hari umuntu wambwiye ngo se watuza gutubizi ko ufite ikizami. Uba ugomba gutuza, kuko iyo udatuje uhitamo ikizami cyangwa ugahitamo gutuza nyine. Uhitamo perime cyangwa ugahitamo gutuza. Ubwo urumva iyo udatuje ni hahandi uzagira stress, kuko uzarebe nk'abanyeshuri benshi, hari umunyeshuri ushobora gutsindwa n'ikizami wenda cya parking kandi ariyo yari asanzwe azi cyane, ku buryo nawe ava mu kizami akavuga ese parking yinsinze gute. Ibyo bintu ni ibibazo abanyeshuri benshi bibaza, nyine akaza akakubwira ati ntabwo numva ukuntu nsinzwe parking n'ukuntu nari nyize, cyangwa undi akaza akakubwira ati ntabwo numva ukuntu ngonza amakona n'ukuntu amakona nari nyaze. Urumva rero buri munyeshuri wese aba afite ikibazo ku isomo runaka nyine, cyangwa se ashobora kuba afite ubwoba muri we bite kandi n'ubwoba narega ntabwo bayobora kimwe. Usiko hari umuntu uyoborwa n'ubwoba agakora ikizama ayobowe n'ubwoba akagitsinda, hakabaho n'umuntu ubwoba buyobora ku buryo n'umurira wibagirwa, akibagirwa niba agomba gukata iburyo cyangwa ibumoso, ibintu byose akabita. Urumva rero nk'uwo muntu nyine usanga bigoye cyane no kumwigisha, biba ari ibintu bitoroshye. Ibintu byose biza mu gihe cyabyo, nyine urakomeza ukagerageza ukamwigisha mu gihe cyabyo akabifata, ariko
ntabwo biba byoroshye. Ikintu cya mbere ugomba kumenya niba uri gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, umenya ngo niba ndi gukora ikona, umutima wawe uwushyire ku makona nshuti yanjye. Niba uri guca mu makona umenye ngo ese twegera bigenze gute cyangwa duhunga bigenze gute. Ikizamini cy'amakona gikorwa n'uburyo bwo guhunga ndetse no kwegera ndetse na formule y'uburyo duteraho. Ibyo guteraho byo njya mbona bitagora abantu benshi cyane, burya njya mbona abantu babasha guteraho ahubwo ugasanga gucamo byabagoye cyane. Guteraho ntabwo biba bigoye, ahubwo guca muri aya makona. No mu gihe cyo guteramo hari abantu bagira nk'akadefu ko guteraho amakona akaba yayabura, cyangwa se agateraho nk'uruhande rumwe akabona afitemo icyanya kinini ahandi afite akanya gato cyane. Urumva nk'ibyo byose ni ibibazo nyine abanyeshuri bagenda bahura nabyo, ku buryo ukanashobora guhura nako ari mu kizami ntaba nazi ngo ese aka kantu nakadefanda gute cyangwa nagakosora gute. Niba rero umunyeshuri byibura umuhaye formule y'uburyo agomba guteraho, musobanurire haramutse hajemo n'ikosa uburyo ashobora kuba yakwitwara kw'iryo kosa akarikosora, ibintu bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe cyo kwegera, ubundi akenshi iyo dusubira inyuma muri retroviseur yacu tureba muri retroviseur y'iburyo, ushaka wareba no mu y'ibumoso, kuko burya retroviseur zose iyo wareba iyo ari yo yose yagufasha kuyobora ikinyabiziga uri gusubira inyuma. Ariko biba byiza iyo uri muri kizamini cy'amakona ureba ku ruhande rw'iburyo. Ariko iyo uri muri parikingi mu bindi binyabiziga, wenda tuvuge nko muri parikingi, mu gihe nko muri shike guparika hagati y'izindi modoka, ubusabwa gukoresha noneho retroviseur zombi, ukajya ureba iburyo n'ibumoso ukamenya ukuntu ahantu hose hateye igihe ugiye guparika nk'ahandi hantu hari ibindi binyabiziga byinshi. Niyo mpamvu niyo muri parikingi burya tuba dukoresha retroviseur zose, mu gihe duteraho uzarebe dukoresha retroviseur zose. Ariko akenshi ku makona dukoresha retroviseur y'iburyo ikaduha umurongo ugororotse tugomba kugenderaho mu gihe tugenda mu makona. Iyo tuvuye mu makona tujya muri parikingi ngira ngo murabizi. Ikindi kintu kimwe hano nakubwira mbere yuko mubwira ibintu byinshi cyane kuri parikingi, abanyeshuri benshi bibeshya ku mashusho y'ibiti, ukuntu agomba kubona ibiti mu gihe cyo guteraho. Kuko niba umunyeshuri bamubwiye ngo hano uzabonamo ibiti bibiri, we ashobora kugenda ntabarenge si ibyo biti nzabibona gute, nzabibona kuva ku mutwe wabyo kugera hasi ku majanja aho bihagaze, cyangwa ibyo biti nzabibona muri ubu buryo. Umunyeshuri raba agomba kuba afite uburyo arebamo ibiti byiwe mu gihe cyo guteraho, ukamenya ngo kino giti bambwiye ko nzajya nkireba kuva aha kugera aha, iki nkakireba kuva aha kugera aha. Ibyo bimenyetso ukabyizera byombi. Iyo umaze kubona ibimenyetso byawe ukurikira formule y'ukuntu wize parikingi, ibintu bikoroha cyane. Kugira ngo akenshi abanyeshuri batsindwe ikizamini cya parikingi rero usanga batarimo arakurikiza formula yahawe, ahubwo akaba arimo aratekereza ibindi bintu bitandukanye n'ibyo yagombaga gukora. Ugasanga umunyeshuri ari gukora parikingi ariko ari kwibaza ati so circulation ndayivamo na parikingi utarayisohokamo, wowe uri kwibaza kuri circulation na parikingi utaragira gute utarayisohokamo. Ayo yose ni amakosa rero agiye atandukanye muba mugomba kwitaho no gukosora mu gihe muri mu kizami. Ugatuza umutima wawe ukawushyira mu kizami. Ikindi ikintu cyose wumva udafite amakuru ukegera mwarimu wawe cyangwa se undi mu agent ubonye mu kibuga wambaye jire, ukamwegera akagufasha, ibintu bikagenda neza. Haba harimo abakozi benshi cyane baba barimo barakora serivisi zitandukanye. Ushobora kugenda ukareba umuntu wambaye umwenda w'akazi ukamwegera ukamusobanuza akagusobanurira. Hari abantu benshi cyane rero usanga batsinzwe no kutagira amakuru mu kizami wenda, cyangwa se bagatsindwa n'utundi tuntu nyine tw'amafuti turanga. Uzi kubona umuntu atsinzwe no kuba atambaye sentire man, birababaza cyane. Uzi kubona umuntu atsinzwe no guhagurukira muri feriyame. Uzi kumva ngo umuntu agiye mu kizamini cya kategori D atsinzwe no guhaguruka atakinze urugi. Ibyo bintu biba bibabaje cyane. No kuvuga ngo rero ikintu tugomba gukora muri iyi minsi ni ukwiga dutuje kandi tukagerageza tugashyira ku murongo amasomo yose ko bagiye bayaduha. Ni United Driving School. Nyuma y'imyaka itari mike, United Driving School ifasha abanyarwanda kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego zitandukanye mu rwego rwo koroshya no kwegereza serivisi abakiriya bayo. United Driving School ubu yabazaniye amakamyo abafasha kubona kategori E ndetse na D1 mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. United Driving School urayisanga mu Rwanda hose, mu karere ka Bugesera urayisanga mu mujyi wa Nyamata munsi ya depo ya Bralirwa. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783 664 615. Iteza imbere